Ngiye rero kubaha ikaze inshuti mwebwe budahwema gukurikirana ibiganiro bya Agribusiness TV Rwanda, umurongo wa YouTube kugezaho ibiganiro, amakuru cyo kimwe na exclusive interviews zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bubyara inyungu. Ngenditse Roger Iradukunda, ndi mu karere ka Rulindo, umurenge wa Bushuti. Twasuye koperative ikomeye mu bijyanye n'ubworozi, n'abantu biteje imbere, n'abantu bafite projet nyinshi. Tugiye kuganira rero na bamwe muri bo, tubavire muzi n'umuzingo, tubatere kunyurwa. Ese ubworozi bw'amafi bukorwa gute? Ese ubwoko bw'amafi buri hano n'ubuhe? Ese bisaba iki kugira ngo ubworozi bw'amafi bube kinyamwuga? Kinyamwuga butangire bubyare amafaranga. Uyu munsi rero nahuye n'inshuti, akaba umukire, umugabo ukomeye cyane mu bworozi bw'amafi. Jean Baptiste, tubahaye ikaze kuri Agribusiness TV Rwanda. Murakoze cyane Agribusiness TV Rwanda. Murakoze cyane namwe kutuvuga neza. Agribusiness TV Rwanda. Very good. Yego. Agribusiness TV Rwanda, murakoze cyane. Yego, nitwe ba mbere turi inzobere mu kugezaho abantu ibiganiro, amakuru cyo kimwe n'ibiganiro byihariye bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bubyara inyungu. Wango ubuhinzi n'ubworozi buri aho ngaho, oya, twarazamutse tugeze mu buhinzi n'ubworozi bubyara inyungu. Ubu ngubu rero turi mu bintu byanyu, namwe muri mu bintu byacu. Yego, mwatangira mwibwira abantu, ese hano turi nihe? Ese hano muhakora iki? Yego. Murakoze cyane rero Agribusiness TV Rwanda, tubahaye ikaze. Yego. Hano ni mu karere ka Rulindo, umurenge wa Bushoki, akagari ka Gasiza, umudugudu wa Remera. Okay. Hano mwasuye ni Modo Farm. Ni Modo Farm, ntabwo ari muri Modo Farm y'ibindi bintu. Yego, kuba tumva icyongereza nka Modo Farm bari iki? Abatumva icyongereza ni nk'ubworozi bw'itegererezo ku bandi. Yego. Bwitwa ubworozi bw'amafi, ariko bukaba bukorwa na Huguka Mworozi. Koperative yitwa Huguka Mworozi. Yes. Nge rero uhagaze hano nitwa Niyonsenga Jean Baptiste, nkaba ndi perezida w'iyo koperative. Uri perezida mu bandi ba perezida? Mu bandi ba perezida ariko ba koperative. Yego, ba koperative. Ubwo hano dukora ubworozi bw'amafi mu buryo bw'umwuga, ndavuga bwa kijyambere. Yego. Mu by'ukuri dufite ibyuzi 9 bikorerwaho ubworozi bw'amafi. 9 mu gihugu? Ni ibyuzi 9 hano. Hano. Kuri site yo mu murenge wa Bushoke. Yego, muri Rulindo. Yego. Ubwo ibyuzi 9 dufitemo hano, twororeramo amoko 2 y'amafi. Yego. Twororeramo izo bita tilapia, ubwoko bwa mbere. Tilapia barazizi, baranazikunda cyane, za zindi ziryoha, zigira isosi nziza. Mu kanya muraza no kuzitwereka. Turazibereka rwose. Yego. Tukagira n'izitwa catfish. Hari abavuga ngo ni African catfish cyangwa se catfish cyangwa se inkube. Bya bindi birebire. Hari abazita masonzi, hari abazita kabambari. Yego, bitewe n'akarere umuntu aturukamo. Hano rero nkatwe tuzita kabambari. Hano nsanze bazita inkube. Masonzi hatari. Iza zindi rero umuntu arya, turi kurwana n'amagufa. Abana rwose umusigira ugasanga yakuyeho imihore, iburyo, ibumoso, ibiki, ibimeze nk'inyama neza cyane. Yego. Kandi iryoshye rwose. Okay. Ngo nazo turaza kubereka aho mureba ukuntu biba bimeze. Rwose ni ukuri tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Ubworozi rero tubuhuza ubundi n'ubuhinzi bw'imboga. Ubwo turaza kureba isano bifitanye n'ubundi bworozi ariko butanga amafumbire yo gutuma ya mafi yacu akura neza kandi agakurana uburyohe. Okay, birunganirana.
Okay, tudatinze rero njya ngira ngo ujya mu bukwe rimwe na rimwe uranabukunda. Abasazi iyo bajya gutangira imisango baragira bati umutaramyi w'umuhanga ntazinzika ari nyakuraga kubita bangura. Natwe rero reka dukubite tubangura. Ubundi ubworozi bw'amafi bwa kijyambere ni bworozi ki? Bukorwa ute? Butaniye he n'ubworozi bwa bundi tujya tubona amakipe aroba mu Kivu? Buno bwanyu bwa kijyambere ni bworozi ki? Yego, murakoze cyane Agri Business TV. Yego. Hano ubu bworozi bw'isuku bwa kijyambere kubera ko ari ubworozi buganisha ku nyungu, butanga umusaruro ku muntu wese ubukoze. Murabona ko biri kose ntabwo ndi umuntu uraho usa nabi, n'abanyamuryango bacu bose bameze neza. Oya bana bimbwe ngo ufite amamodoka, mwiteje imbere. Twiteje imbere. Icyo tugamije rero hano ni ukuvuga ngo twavuye muri bwa bworozi bwa gakondo aho umuntu agira ibyuzi munsi yiwe, amafi ntayagaburire, amafi ntayiteho, akazategereza imyaka 2 akaba ari hasarura. Oya, ariko twe dufite igihe tubibira imbuto, tukazagira igihe dusarurira, tukazigira igihe tujyana ku isoko. Mbese abantu hano duturanye hano bose baragerageza bakaza kugura. Nibura mu cyumweru dusarura hano iminsi 2, kuwa 2 no kuwa 6 turasarura. Abashaka kugura amafi bakagura, abashaka kureba uko tubikora bakaza bakatwigiraho, yaba abadamu baba urubyiruko. Mbese turi imiryango irafunguye. N'ubworozi rero bufite ibintu byinshi bishamikiyeho ariko buganisha ku nyungu ya buri munyamuryango wese urimo hano. Muraza kureba nuko ibi byuzi byacu bimeze, byitaweho. Twashoyemo n'amafaranga ku bijyanye na zidamu sheet. Yego. Niki turakomeza turebe uko bimeze, dushoramo amafumbire, tugira abakozi duhemba. Mbese n'ubworozi buteguye neza, ubworozi buteguye nyine bwo kubyara amafaranga. Ubworozi bwa damushiti, ubworozi bw'ikiyaga, duhita twihuta ku mafaranga birahatandukanira. Hamwe arahari, ahandi ntaza byoroshye. Irindi tandukaniro. Aha. Ubworozi bwo mu byuzi nitubutekereza turabutekereza mu bworozi nk'ubworozi bwo mu byuzi bufite imbogamizi zabwo. Noneho tuze kubutandukanya n'ubworozi bwa kareremba cyane cyane bukorerwa mu biyaga n'ahandi hantu. Ariko ubworozi bwo mu byuzi by'umwihariko ni ubworozi umuntu uwo ari we wese ufite ubushobozi buciriritse yatangiriraho kandi akabona amafaranga, kubera ko iyo ubugeranyije n'ubundi bworozi bwo mu biyaga gusaba amafaranga ari hejuru, za kareremba, amato, imiraga ihenze n'ibiki. Ariko umuntu wese ufite uburyo yabona amazi, akagira uburyo yabona nk'igishanga nk'iki, akabona uburyo yabona azajya ahemba abakozi mu buryo bumworoheye, cyangwa se nawe akaba yakwikorera iyo mirimo. Ubworozi bwo mu byuzi ni inzira nziza yo gutangira. Ejo n'ejo bundi natwe tuzaba turi mu biyaga, kuko ni nacyo cyerekezo twifuza, kuko bituma worora amafi menshi. Iyo ubigeranyije, dore iriya imwe ni imitego yo mu byorozi bwo mu biyaga, zirani kareremba buriya. Turajya kuzireba uko zimeze, niko ziba zimeze. Icyo umuntu yongeramo gusa no gusetingaho amajerekani n'ibindi bintu bisa naho bihenzeho gatoya, ariko ubundi cyerekezo ni ugutangirira hano, duhindura ubworozi bwo mu byuzi bukaba ubworozi buri moderne umuntu wese yajyamo kandi akabwisangamo kandi akabukuramo inyungu. Aho ngaho rero ukoze hasi unyibutse ibuye. Uravuze ati buhenzemo gatoya. Ubundi umuntu akimara gutekereza ubworozi bwa kijyambere bw'amafi, igitekerezo aragifite, ni ibiki bintu bya mbere by'ibanze agomba byibuze kuba afite kugira ngo abe yatangira mwene buno bworozi. Ese umurama uroroshye kuwubona? Ese imiti iroroshye kuyibona? Ese ibiryo by'amafi biroroshye kubibona? Ese abatekinisiye, ako kantu turaza kukajyaho. Twitse kuri rabu, twitse kuri minagri, twitse kuri rariko. Abatekinisiye muri ibyo bo baraboneka ngo bunganire aborozi ba kijyambere. Yego, duhera aho ngaho. Ibikoresho bibanika bite? Duhereye ku murama. Umurama uva he? Ugurute? Reka duhera aho hantu hejuru. No kuvuga ngo umuntu wese wumva yajya mu bworozi bw'amafi cyane cyane bukorerwa mu byuzi,
ikintu cya mbere akenera ni iki? Akenera ubutaka, yego, niba ari igishanga cyangwa ari mu musozi, agakenera amazi kuko dukenera amazi yinjira n'asohoka kandi meza yakorewe test, arapimwa mukarebamo ibipimo by'ibanze niba koko bya mazi byakwemera ko amafi akura. Amazi arapimwa. Amazi arapimwa ariko abatekinisiye baradufasha, barahari ku mirenge hehe hose n'udukoresho tubipima turahari. Ubwo bari abagoronome n'abaveterineri b'amafi. Noneho iyo urangije ibyo niho utangira kuvuga uti mfite amazi, mfite ibyuzi, ese mfite abakozi nanjye ndimo, nzajya mbikurikirana. Ukongeraho n'ikindi kintu gitoya mu byuzi, dukenera ikintu cyitwa ifumbire. Wakwibaza yavuga ngo mbese ibyuzi barabifumbira? Ibyuzi turabifumbira kubera ko ifumbire ubwaryo niryo rikora ibindi biryo by'amatungo, cyane cyane amafi, biza byunganira ibyo tugura mu nganda. Bivuze iki? Bivuze ngo ibiryo byo mu nganda birahari, yego, ariko bikeneye ko twongeraho ibindi biryo bituruka ku matungo twororera hano muraza kubona, n'amafumbire dukura mu ngo, n'ibindi biryo mwabugiye mubona ku ruhande twagiye duhinga hano turaza kugenda tubona, ku buryo byose bigenda bikunganira ya mafi, ikazaza ari ifi yakuze neza kandi iryoshye. Ako kantu yarakuze mu buryo buri organic, mu buryo bwiza kandi buri organic. Ubundi se mugani ukimara kuvuga kuko gukura, ubundi ifi ya tilapia isarurwa ku gihe kingana gute? Yego, ako nako turaza kukageraho mu kanya, ari tilapia ari n'inkubi. Noneho tumanutse gatoya kuri ba batekinisiye n'iki, muri rusange ubu ngubu ubworozi bw'amafi ni nkaho bwatejwe imbere. Ahantu hose hari uburyo bwo kuba twahakorera ibyuzi tukahororera amafi, abatekinisiye bagerageje kuhamenya. Ubu natwe turi nka model farm cyangwa se farm y'icyitegererezo. Ubu duhagarariye abandi borozi mu karere ka Rulindo, turabahugura dufatanyije n'abatekinisiye barariko ari nabo boherejwe na RAB nyine na Minagri. Abo batekinisiye rero abo borozi b'amafi bo mu karere ka Rulindo twarabidantifiye, turabamenya, turabasura mu buryo buhoraho, tukabaha ubujyanama mu buryo buri tekinike kuko nitwe twagiye duhugurwa cyane. Ubundi tukababa hafi, baroba gute, borora gute, amafi ibyuzi bikorerwa amasuku gute, agaburirwa gute, azasarurwa mu gihe kingana iki. Ubwo rero n'urugendo turimo nka Model Farm, ariko dufatanyijemo na Rariko baduhaye umukozi uhoraho uba hano. Yego, muraza kumubona uriya mu mama mwari mubonye hariya no muri Rariko, buriya yabyize muri Isirayeli. Muraza kubonamo buriya no kwa Prosper, no kwa Prosper. Yego, noneho rero iyo RAB nayo na Minagri bagira igihe cyo kugenda baza kudusura kugira ngo bakore ikintu kimeze nka monitoring y'ibikorwa byacu uko bigenda bigira, uko dusarura, uko tugira gute. Tugarutse rero ku kantu tukiri aho, RAB, Minagri, Rariko, nta kintu na kimwe kijyanye na technical staff mwababuranye? Nta kintu na kimwe twababuranye, kubera ko batuba hafi umunsi ku wundi. Ubu uyu mutekinisiye aba hano hafi, ari ikibazo twagira saa sita z'ijoro arabyuka akaza akinterivona. Hano tuhagira abakozi baharara n'abahirirwa. Ubwo rero nawe twirirwana muri urugendo, tukongera tukajyana gusura za farm zindi zitwa Cluster Farm. Cluster Farm ni babandi borozi bandi bo mu karere ka Rulindo dusa naho duhagarariye, dushinzwe kugira inama muri rwa rugendo dukeneye kugendanamo. Tubanze tumentioning kano kantu. Turabashimiye RAB, Rwanda Agriculture Board, turabashimiye Minagri, turabashimiye Rariko ku bw'amahugurwa, cyo kimwe na technical assistance mutanga, atari na hano gusa mu gihugu hose, kuko abo muhuguye nabo basigaye bajya guhugura abandi. Nibikomeza gutya rero umusaruro w'amafi uziyongera, icyitwaga za kwashiorkor, za ndwara ziterwa n'imirire mibi zirangire, twihaze mu biribwa, maze tugemurire n'iki n'amasoko kandi nayo tugira ute tuyahaze. Abo bantu rero turabashimiye by'umwihariko. Minagri turagushimiye kuri Agribusiness TV Rwanda, Rariko turagushimiye kuri Agribusiness TV Rwanda, cyo kimwe na Rwanda Agriculture Board. Ubufasha bwanyu turacyabukeneye, ariko naho mugeze mukora tubaye tubashimye. Yes, nkuko rero twabibabwiraga ko turi i Rulindo, niho
umunsi ubwashize twari turi mu bibaya bya za Kinyinya ariko uyu munsi twageze mu byuzi by'amafi. Twagiraga ngo dukomezanye na Jean Baptiste umuvandimwe, tumaze kubona mufite amafi meza rwose, arasimbuka umuntu amazi akuzura kano. Ubundi ifi yaba ya tilapia cyangwa ziriya twabonye za masonzi zerera cyangwa se zisarurwa mu gihe kingana gute, ku buryo ifi nyine uyitereka mu mazi nka kuriya ubona bano bapapa barimo bararoba, ubu ngubu nibamara kuroba havuyemo umusaruro. Uriya musaruro ziriya fi nziza ziba zimaze igihe kingana gite muzitaho? Murakoze cyane. Buriya muri rusange aya mafi yego akurira mu byiciro nka bibiri. Iyo urebye tilapia zikura hagati y'amezi 6 n'amezi 8. Ubwo nicyo gihe tuba twarazororeye. None se ukurikije umusaruro tuba twabonye tugakurikiza na project se cyangwa gahunda za leta, nabonye hari projet ni ya Minagri ni ya RAB kwihaza. Yego, kwihaza project. Ubona koko tunyuze muri fish farming abantu koko turihaza tukajya twajyana no ku isoko, basi twebwe turarya tukanyurwa? Ubwo wisunjyana ku kibazo cyiza. Yego, tugereranyije n'umusaruro twabonaga kera. Yego, uko ibi bintu tubimazemo imyaka igera muri 12, ariko muri rusange iyi projet ya kwihaza project yaza, iyi projet ya kwihaza yaza, yego, ngira ngo harimo ikinyuranyo kinini cyane ku buryo n'umusaruro hari dushobora kuba twarawukubye kane ugereranyije n'icyo gihe. Yego, uyu munsi rero ubu aka gace turimo uvuze ngo ibyuzi ngo byo mu Gasiza ngo mu karere ka Rulindo ngo hano bakunda kwita ngo kuri Modo Farm. Yego, hari umusaruro uhagije. Uretse n'ibyo n'abaturage hano bose ubu neza ikintu cyo kuvangarajya kugura inyama z'inka, garajya kugura inyama za zindi z'akabenzi. Yego, mbese nuko bazikumbuye. Hano hari amafi. Ariko hari amafi nibura buri cyumweru barayabona. Ubundi se mugane tutarenzaho, umuturage wo mu Gasiza hari ibyuzi twabonye 9, hari projet yo kwihaza, atandukaniye n'umuturage w'i Kigali hataba icyuzi bagura muri za busheri ku kijyanye n'amafaranga. Yego, uyu munsi hano amafaranga afite hagati y'3,500 n'5,000. Ubwo ayo maci ibyo biciro by'amafi ntumbwire ngo ikiro tubitandukanya bitewe n'ingano yuko amafangana. Yego, ku kiro hajya hangahe. Abo rero bose urumva aho kujya kugura ikiro cy'6,000 7 by'inka inyama z'inka, ahitamo kuza kugura amafi wenda y'3,500. Ari nayo mpamvu nyine uyu munsi urumva niye bari nk'ikiro zikiri ntoya aba ari amafi menshi cyane ko n'imiryango bafite ibigizwe n'abana benshi. Okay, narimo tugenda tunafatanya nabo. Buri mwana bagomba kurya ifi. Nta bintu byo ngo umwe arya umutwe ngo undi gihimba undi ngo amahwa undi umurizo. Oya, kwihaza project no kuvuga ngo abantu bo mu karere ka Rulindo nkaho nyine ibyuzi biri cyo kimwe n'ahandi hose niyo projet. Kuvuga ngo igihugu cyose dushaka ko buri muntu wese azajya arya ifi akagira ute akayihaga. Dukomeze ku kindi. Uko bisa kose ushobora kuburengeje imyaka 35 ko nkubona mu maso. Gahunda ya leta irashishikariza urubyiruko kwihangira imirimo cyo kimwe no kwinjira muri buno bworozi bw'amafi bwa kijyambere. Urubyiruko mukorana ni kangahe kwijana? Urubyiruko ruri interested cyangwa se rubishaka ni kangahe kwijana? Urubyiruko muhugura cyangwa se n'urwo mukorana? Kuko hari n'abahugura nanjye nzi. Iyo mibare y'urubyiruko turagana he? Nta mafaranga dufite kandi hano hari projet zimaze imyaka myinshi. Hano ndabona amafi
ni ukuyarya nk'abantu barya rwose ibishyimbo. Urubyiruko twebwe imbaraga zacu bigeze he? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Ngira ngo iyi projet natwe tukimara kuyibona yego twisamira hejuru, ariko tubona ko ari n'igisubizo cyane cyane ku rubyiruko. Hano kugira ngo kuri 80% by'abakozi dukoresha hano ni urubyiruko, ariko washyiramo ibice bibiri nibura, harimo abadamu n'urubyiruko rw'abahungu. Ariko abadamu cyane cyane sinzi niba ari uko yego tugira, ariko urubyiruko cyane cyane abadamu twibanda kuri ba badamu bita ngo teen mothers, baba bafite abana yego nta bagabo bafite yego, abo bose nibo dukoresha mu kazi hano, haba mu burobyi yego, haba mu buhinzi bwa ziriya mboga mwagiye mubona hano, yego tunganira muri aka kazi ka buri munsi. Mbonye no mu technical assistant warariko nawe ari umudamu, nawe ni umudamu, nawe unabidufashamo cyane, kandi ngo wahuguye ku rwego ruri international yego. Ubu rero urubyiruko hano cyane cyane ku bijyanye n'akazi, nabo duha akazi ni urubyiruko. Ariko akandi kantu tugenda tugerageza n'ubundi, ubu dufite timu ya hariya dufatanyamo na Kora Africa, ni urubyiruko gusa, ariko ubu nabo twabashyize muri gahunda y'ubworozi bw'amafi. Hari hirya bafite ibyuzi bigeze muri 3 cyangwa 4 yego, turabahugura. Urubyiruko gusa ibyuzi byabo, icyo nicyo dushaka. Rubyiruko bakaza hano bakahigira, tukajya kubafasha imirimo ya hariya ya buri munsi. Abo bamwe bari muri Cluster Farms uyu munsi dufite, kandi tumentaringa, twigisha umunsi ku wundi. Twabonye rero baratangiye kugenda babikunda, kandi rwose ubona babitegerejemo ubukire bw'ejo n'ejo bundi, kandi tubona bizakunda rwose. Urubyiruko ni twebwe imbaraga z'igihugu. Ahari amafaranga nimuze tujye tugira ute, nimuze tujye tuhajya. Then ikindi kintu nagiraga ngo twiganirire, amafi turayabonye turayariye, ariko mu by'ukuri ubworozi bwacu ni ububyara inyungu. Ese dufite uburyo ki tugurishamo amafi yacu ku buryo ayo mafaranga nyine ahitaza? Nk'uko bavuze ngo dutakaza imbaraga amezi 6 turi kugira ute, turi kuzigaburira, turi kuzikorera isuku, buri kimwe. Umusaruro wo ni gute ugurishwa ku buryo koperative, wa muntu wagiye atanga igiceri cye tugurisha, mukamubwira ati twungutse 60%, ya 60 buri muntu wese azajya ajyanaho 3 buri munyamuryango wa koperative. Umusaruro hano tugurishiriza he? Tugurisha nabande? Ese tugurisha quantité ingana gute? Yego hano ngira ngo uburyo tugurishamo dufite amahirwe wenda atandukanye n'ayabandi. Dufite amasoko menshi akikije iyi Modo Farm, ariko by'umwihariko kuva hano kugera i Kigali ni iminota 40. Yego. Abakozi b'akarere hano dufite imirenge igeze muri 17 igize Rulindo, ariko wakongeraho n'akarere kari hano gafite abakozi benshi. Tukagira abakozi n'imirenge ikikije hano nayo ubwayo ni myinshi, n'ibigo by'amashuri. Ubwo rero twubatse modo yo kuvuga ngo turobera hano kuwa 2 no kuwa 6, ariko nabo bakozi bose tugira mu karere, isoko ryo kuri Base, isoko rya Gasiza, isoko rya Gakenke, hari ku Kirenge, Ishorongi, iyo access yose, izo nzira zose dufite uburyo tugurisha mu mafi, ku buryo iyo urebye usanga nta kibazo cy'isoko gihari kidasanzwe. Isoko turarifite kandi na uko urumva urugendo turimo uyu munsi, ejo n'ejo bundi bizaba ari byiza kurushaho, aho buri muturage wese azabavuga ati mfite ifi nayibonye, nzi kuyiteka, nzi kuyitegurira ibirungo, nkayirya n'umuryango wanjye tukanezerwa, atari kuvuga ngo ni yafi yareze ariko ningeza mu rugo iyi fi ndayitekana n'ibijumba, iyi fi ndayitekana n'iki. Mbese hari values chain byinshi bishamikiye aho ngaho turi kugenda twuba. Ukoze hasi unyibutse ubundi umuntu watetse ifi yagakwiye kuba afite ikirungo cyiza, ifi yakayikaranga, ariko ku ruhande rwose hari agafiriti, hari agaceri,
ayo mafaranga rero niyo nibazaga nyine niba umuntu adacyura ifi akazirumanga kubera iki aba muri koperative y'ubworozi bw'amafi ariko amafaranga ava ku ruhande ni nkene ariko ni byiza niba mufite isoko rigari kandi ryagutse ribaha amafaranga turagira ngo rero ubu ngubu impande n'impande z'isi ziduteze amatwi ziratureba ubundi amafi amarira iki ubuzima cyangwa se umubiri w'umuntu buriya inyama hari icyo zimara ibijumba hari ibyo bimara turagira ngo twibutse abantu ifi ni iki imarira ubuzima bw'umuntu ni iyihe mpamvu umuntu yagakwiye kurya ifi ni iyihe mpamvu umuntu yagakwiye kujya ku isoko cyangwa akaza hano ku byuzi muri Rulindo muri Bushoke akamanuka ku byuzi hasi akavuga ati ni mu ndobere ibiro 5 nshyire famiye yego buriya twese nitumara kumenya neza akamaro k'ifi ku buzima bwacu yego ifi zakomeza igira agaciro kurusha nk'ibifi yabifite nk'ibifi y'abafite amakuru gusa icyo kintu nicyo dushaka twese aho hantu rero ifi kuva ku myaka yanjye 40 nagombye kuba ndi gutangira kuvuga ngo inyama y'umweru iri inyama y'umweru ni ifi inyama izamfasha gutekereza neza inyama nzarya ntingireho ingaruka mfite twa tubazo tundi tugenda twiyongeraho muratuzi abantu batangira kuvuga ngo ibimenyetso by'imivuduko ngo zagute ngo za diabete ngo za kiroya inyama ni yifi ni inyama y'urugendo rw'iyo myaka twagendanamo kandi bikagenda neza kuri ba bana rero kubatoya yego wa mubyeyi utwite yego yagombye kuzirikana ko akeneye kurya ifi kugira ngo umwana atwite ubwenge bwe buzaguke bube bwinshi najya mu ishuri abe wa mwana udasunikwa abe wa mwana ugenda mu b'imbere rwa rugendo niba yavutse uko ari mu ishuri akomeza arya ifi azamuke primaire segonderi kaminuza abe wa mwana w'imbere niyo mpamvu urugero rutoya buri uzarebe niyo mpamvu Rusizi za Nyamasheke hava abantu bazi ubwenge ako kantu umuntu azagakorera ubushakashatsi arebe oya nanjye nabajije hari ikigo cya hano i Rulindo cy'abamansera niba cyitwa gute cy'ababikira hano hirya Stella Matutina nabaza abana banyu kubera iki ati umubikira aramanuka rwose akajya ku cyuzi akazamura amafi ngo buri wa gatanu amafi bararya buri wa gatanu rero ifi ku bantu bakuze hari abantu barwara gute kubera inyama zidahiye inyama zitukura icyo kimwe nyine n'abana uko umuntu ariye ifi niko ubwenge bwaguka inyama y'umweru rero nta kibazo cyera kirabura igira ku mubiri w'umuntu niyo mpamvu mwese twakabashishikarije kurya ifi turagira ngo rero twongereho akandi kantu kagira kati umuntu w'urubyiruko umuntu w'umudamu umuntu w'umusore umuntu w'umupapa ufite inzozi kuko zino ni miliyoni nyinshi ni miliyoni rwose niba wambwiye ngo ziriya catfish mworora ngo urugemwe rumwe ni amafaranga 100 hagati 100 na 200 100 na 200 akana urumva rero ni ibintu bitagize ute bitoroshye kandi urumva damshit nk'iriya twabonye ijyamo 500 urumva ni amafaranga menshi uwo muntu ufite izo nzozi wamuhumuriza ute wamugiriye ihe nama ese kuko hakenerwa ibintu byinshi hari technical assistance hari financial assistance cyo kimwe na connection ibyo bintu nibyo ngira ngo umugireho inama uhere kuri technical kuko nta muntu wakora dam sheet nta muntu wakora fish farming atanazi ngo ese utwana twororwa gute tuvuka dute ese imirama bayikura ese
amahema yose twabonye muri damushiti ni buri hema na rya rindi bakoresha mu bigonyi byo mu cyaro naryo ryabikora yes duhere kuri technical assistance. Izo mpungengero nazi kumara gutyo yego muri ubu buryo buriya tubaza icyuzi uwo ari we wese metero 5 kuri 5 zishobora umuntu umwe ashobora kuba yazicukura metero 1 n'igice kuri metero ubundi ukagitunganya neza upfa kuba ufite amazi gusa ubundi ukazishiramo. Yego abana b'amafirero nabwo impungenge twazimumara gute ubwo duhereye ku gucukura icyuzi ashatse inshuti n'abavandimwe baracukuye baramufashije. Yego icyuzi kirabonetse. Yego icyuzi rero niba kimaze kuboneka ikirakurikiraho no kwibaza ngo abana b'amafinda bakurahe turiya tuntu twabonye hariya twubatse kuriya mu buryo bwa kareremba turimo hariya. Yego turahenze ariko twe turakubwira tuti cukura hano akantu gatoya ushiremo inkube zawe ebyiri z'imbyeyi ushiremo na kimwe cy'ikigabo ubundi tukakubwira ukundi kuntu wongeramo ifumbire rihagije kugira ngo za nkube zigira environment nziza yo kubyariramo zarangiza zikabyara abana zishobora kubyara n'inkube 3 ikigabo kimwe n'ibigore 2 zishobora kugenda zikabyara abana n'ibihumbi 10. Ibihumbi 10 rero barangiza ukambwira ngo uzabashira he bazamanuka bajye gukurira muri cya kindi wacukuye kindi za nkube 3 waguze ushobora kuba waziguza ibihumbi bitarenze 6 cyangwa 7 cyangwa 10 by'amanyarwanda wacukuye hariya gusa ubashoka amazi ajyamo amaze kujyamo zirahuye zirabyaye zikimara kubyara uzarwana no gukuramo babana gusa kugira ngo zitabarya babana uje kubororera hariya hepfo yavukiye urugero runga ziranabarya ubwabwenge bwiyongeraho ko ka kantu watunganyije ukakukura neza ku buryo ku nkuta gushyira mu damushite washiraho imifuka iyi mifuka igura 200 iyi ngiyi ivamo amasukari kawunga. Yego twarangiza tukayijugunya ku gasozi twagombye kuba tutayijugunya twagombye kuyizana ahubwo tukayishyiramo itaka twayishyiramo itaka tukayubakisha inkuta z'icyuzi cyacu kugira ngo kibike amazi kandi noneho kirinde ko na za nkube zicukura zibe zagenda aho gushyiramo damushite ahubwo dushyiremo imifuka irimo itaka. Yego icyuzi twakibonye amafi twayabonye hasigaye igikurikiyeho n'ukorora tugenda dushyiramo ifumbire n'ibyo tugabura twongeraho ikiraro kimwe kizajya gishyiramo ifumbire yindi mu buryo butagoranye. ubwo ikiraro ni iki? Ikiraro cy'urukwavu, ikiraro cy'imbata, ikiraro cy'ubundi bworozi niyo wakubaka ikiraro cy'ingurube hafi aho ubwo aba kugira ngo imbata zijye zikora ari amatotoro yazo amanuke ifi ziyarye zikora udusimba ya fumbire rikora udusimba noneho tukavamo ibiryo by'amafi. nka 50% kubera ko ibyongera inyunganiramirire wayibonye mu mafu uyibonye mu mafumbire ubundi hasigaye ugatangira ugatera imbere. Wow ugatangira ukagurisha nyuma y'amezi 5-6 ndumva aho ngaho biryoshye. Sasa se kubijyanye na aho ngaho ni amahugurwa pe ndumva ari byo amafaranga sasa abana bari aha ngaha aribwa kirangiza kaminuza nta bihumbi 500 kuri konte kandi urumva ibyo bintu byose kubitekereza bisaba ko basi byibuze uba ufite n'agafaranga gakeya. Icyambere amafaranga muri iyi minsi uko mbibona n'umvire mfite kandi n'icyerekezo cy'ubuzima buri imbere ntabwo icyambere ari amafaranga cyambere ni igitekerezo. Yego igitekerezo iyo ukigize twabonye ko dufasha abavandimwe dufasha inshuti cya cyuzi cya 5 kuri 5 twakibona. Yego nyuma yaho twamaze kubona ko dushobora gufata ibyakunganira ya mafi mu kuyagaburira mu gihe utarabona igishoro cyo kuba wayagabura mu buryo budasanzwe ushyiramo amafumbire ahagije ushyiramo iki ugatangirira ku bworozi buciriritse byose yego bisaba amafaranga ariko birashoboka ko watangiza igishoro gitoya ukazagera mu bavandimwe wakuye no mu maboko yawe hari ibyo wakoze wigomwe icyo gihe cyawe cy'amezi 2-3 kubera umushinga ufite. Ibyo rero icyambere n'ubushake n'igitekerezo yewe mfite ngendana Deo rero ubwo ababyumva ahembwe nk'akangahe atangira acukuze abwire Emi amufashe abwire MD amufashe abwire Alphonse Sayike dukora icyuzi Deo icyo gitekerezo uracyumva ute? Yes nuko nguko rero turagira ngo rero tubashimire ariko turagira ngo mwongere mwibutse abakurikiye Agribusiness TV Rwanda koperative yanyu ikora iki
ikorera hehe, maze mubasabire umugisha babone amafaranga bajye baza ku wa kabiri no ku wa gatandatu barangure ahangaha. Mu by'ukuri ntabwo nabona uko mbashimira cyane, ariko ndagerageza kuko ibyo mwakoze birenze ibyo turi kubona uyu munsi. Yego, kuva i Kigali urugendo rwose kaza hano ni urukundo mwatugaragarije. Agri Business TV Rwanda mwakoze cyane kuri uwo musanzu wanyu, haba ku gihugu, haba ku banyarurindo nk'abanyarwanda, haba no ku banyamuryango ba koperative Huguka Mworozi. Ni ukuri ndabashimiye by'umwihariko nka perezida. Hano rero ibyo dukora ni byinshi. Ubu uyu munsi dufite ubworozi bw'amafi hano, ariko bukomatanyije n'izi mboga. Buriya nababwira ngo tubahe ikaze rindi tuzaze kubereka ibindi biraro byiza biri moderne ku bworozi bw'inkwavu za kijyambere. Yes, kuvuga no gutaruka rero hari akantu gato yakari kanyisobye. Twaganiraga umbwira ko mufite urugendo mumaze mu imyaka 10 mworora amafi. Hari aho mwavuye, hari naho mugeze. Ariko ndashaka projection, vision ya Huguka Mworozi. Murifuza kugera he? Twabonye mugaburira isoko ryo kuri base hano mu Gasiza i Kigali. Ese ubundi mu gihe ibintu byaba bigenze neza, Huguka Mworozi yagaburira ahantu hangana gute? Murifuza cyangwa se mufite intumbero yo gukora ibintu bimeze bite? Mu gihe mwaba mubonye ubufasha bwisumbuye, mwatubwiye ko Minagri Lab na ariko babafasha, none mu gihe mwamubonye amahugurwa yisumbuye, financial support yisumbuye, cyo kimwe n'ibindi. Yego, murakoze cyane. Ngira ngo icyerekezo ubu dufite kandi tunakomeza gushyiramo ingufu. Hari urugendo twagiye mu by'ukuri, hari aho tugeze, ariko iyo urebye demand hari ntabwo umusaruro uhagije kugira ngo nibura muri munyarwanda wese, cyane cyane aba batuye muri ibi bice bya Rurindo mu nkengero z'i Kigali, murazi ukuntu ikiro cy'inyama z'ifi zigihenze. Yego rwose, ziracyahenze. Urugendo rero twifuza ubu hano ahangaha ubundi dukunda gukoresha terime yitwa ngo ni nkoresha ijambo catfish village. Catfish irabihagarariye andi mafi. Hano turifuza ko haba village y'inkubi, Catfish Village. Ni ukuvuga ngo ni nkaho ari ikusanyirizo ry'amafi. Reka nte kuri giti kusanyirizo, ahubwo twe tuvukisha amafi menshi ku buryo ari abaturuka i Kigali, ari abaturuka za Rubavu, ari abaturuka mu nkengero z'utundi turere bose, imodoka hano bazaba baparitse hano bakaza bakagura amafi buri munsi. None hatari ukuvuga ngo ni kuwa kabiri no kuwa gatandatu gusa. Ntabwo ari ibyo. Iyo village rero ni icyerekezo tuyifitemo ni ikihe? Yego, ntabwo tuzayigeraho iyo ntumbero tugikoresha ibyuzi 9. Ahubwo twifuza ko mu bushobozi dufite, nubwo tuzagenda dukomeza gufashwamo n'inzego zitandukanye, Minagri Lab ariko n'akarere, kuko nabo batuba hafi, turabashimiye cyane. Yego, twifuza ko tuzakomeza tukagura ibyuzi bikaba byinshi, tugakomeza tukagura hano. Akarere karadufashije, ubu dufite umuhanda hano, imodoka zirahagera. Yego rwose, abashitsi bacu nta kibazo na kimwe bagira. Ariko noneho tugira ibyuzi byinshi kandi byiza biri moderne koko. Noneho hano koko wa mudugudu w'amafi twifuza tuzawugereho. Indi ntumbero ishamikiye kuri iyo ni ko tuzagira utuntu tw'utu business centers mu gihugu hose, cyane cyane tugatagetinga umujyi wa Kigali, ariko n'indi mijyi yunganira Kigali, aho tuvuga ngo hari dufite agashop kagurisha amafi, hari dufite agashop kagurisha amafi, hari dufite agashop kagurisha amafi ya Huguka Mworozi. Iyo rero ni intumbero twumva dufite, ariko hamwe n'abafatanyabikorwa bacu Minagri Lab ariko n'akarere n'umurenge bakomeje kutuba hafi. Ngira ngo icyo tuzabasaba, nitubasaba ubutaka, ngira ngo bazatworohereza kuba twabona aho ducukura ibindi byuzi cyane. Ni uburyo buri tekinike bwo bakomeza kugenda baduha, bazakomeza babuduhe. Ariko noneho ikibazo cy'imirire mike ishingiye ku kubura proteine kiranduke nkatwe dufatanyije, dutanze umusanzu wacu nka Huguka Mworozi, kandi ibyo ngira ngo tuzabigeraho hamwe namwe, hamwe na leta nziza yacu. Urakoze cyane rero. Nje ndi Roger Thierry Iradukunda, iyi ni Agri Business TV Rwanda, ndi mu karere ka Rurindo mu murenge wa Bushoke
murakoze cyane, amahoro n'amahirwe. yego Twagiraga ngo rero muduhe nimero abashaka kurangura, abashaka kugura detaye nk'uko nk'ubu natwe tugiye kuguraho nkeya ariko mukatwongeza nyinshi. None se nyine si ya gahunda nyine yatwihaze, natwe tugomba kujya tuvuga ibintu twihaza natwe nyine duhaza amafi. Twagiraga ngo rero niba hari imbuga nkoranyambaga cyangwa se nimero za telefone mwe mwazivuga maze abantu babagereho bihuse. Yego murakoze cyane. Amazina yo nayavuze ni Niyonsenga Jean Baptiste, ni nge muyobozi wa Huguka Mworozi. Yego. Nimero ni 07 88 49 49 48. Ni nimero yoroshye kuyifata, ni 0788 49 49 48. Haba ubujyanama ku bijyanye n'ubworozi bw'amafi turabutanga for free, nta impamvu yo kwishura. Murakoze cyane. Haba kudusura, wifuza kudusura tumuhaye ikaze yazatuvugisha rwose. Haba wifuza kugura amafi yatubwira nawe tukamugezaho. N'ibindi byose bijyanye n'ubworozi bw'amafi turi tayari kuba twatanga uwo musanzu. Murakoze cyane. Mugire amahoro n'amahirwe, amafaranga n'amafi menshi, amafi ku meza rwose. Uwiteka akomeza duhire rwose. Turyoherwe. Yego, asante sana.